reka noneho mfata akamodoka ndaje ako kabari ndakaje ntari mu kanya gato ndaba nkugezeho ntago turi butinde Kigali tunamanana tano kabla tazili Kigali hano nyangiye kabana niri tungaso n'itungo ryanjye narisigaso ngaho re siko mu rugo ngiye mbanamo n'ihene gusa kandi nta wundi nayisiga bose tukatira umuntu kwe bumara iminsi none si ihene ijya mu modoka uyu ni umuzigo ujya muri fuso ntabwo wabishya mu modoka nyine reka nkwereke basi reka nyitegera umwanya wanjye n'uwo nyishyura ari sunci cyatanu ku mwanya imyanya ibiri nangahe ni bitatu nyine ngaho shyiramo nkatiriya bitatu ntabwo ihene ijya mu modoka bose none se nayitwara ngiye kugushakira ikamyo bishyire mu ikamyo ikamyo asa nabi ikamyo wayipakira n'ihene nyine bireka nimutanga mani reka ntigite n'amaguru mani ndagera agahinda gake aya ntarebe mani cyane byawe ako buriya mushiki wanjye Karamel. nicaye hano umwanya ungana iki iminota isaha yose irashize kandi uzi gahunda nari mfite Okay, shi wanjye rimwe araza ari mu nzira kabisa nta kibazo. Ingendo zo muri iyi minsi. shere wawe ubanza nta gahunda agira Kubera iki se? none niba umuntu yambwiye yaguhamagaye mwumva ngo iminota 20 arabakugeze hashize igihe kingana iki reba ku isaha imwe nta isaha irenga Kweli? Araje n'ukuri n'ugira ikibazo. yagira gahunda nk'iz'abazungu kandi wasanga ari bwa busore bwambarira ipantaro ahandi hasi hano usanga buri guhenera abantu Oya? Shi wanjye ni umwana mwiza cyane. Cyane ariko. yarambeshye Oya n'ukuri bro. Ako se bro urabona njye najya gushaka ngashaka ba basore nk'ukuntu urimo kubatekereza njye n'umwana mwiza gusa yaranshimishije n'umutima wanjye. Uzi ukuntu umukunda? Irimo kunezeza cyangwa ibinanisa Nazute se bro. Nanjye kugira ngo izuba ryanerere hanze hajyana byoroshye. Wowe upima. Barumana. Naje. Zana. Mufite iki cyo kunywa se? inzoga zose zirahari. Aha, okay, noneho. Genda unzanira none sikonje. Konje ariko cyane wumva ko ikonje. Imwe yonyine. Genda uzane imwe ninyenera n'indi ndayigutuma. Sawa. Tambuka. Ubundi sheri. Nanjye nsenye njye kuragura. Kuragura njye sheri mumaze. Sheri hene yanjye urabese ndayikunda. Niyo mpamvu ntajya nyisiga. Arabikubwiye kuva kera urabizi hene yanjye n'inshuti yanjye sinayisigura bizi
ikintu gituma ntayisigana nakikubwiye Mafuti na Glycerine bariya bavandimwe kuva nabafata bagiye utazongera kuyisigana rimwe Nuzishiri ni hakweza mu kabari nta hantu njya nyisize ahantu hose ibyo bintu bikwiye acaka shuti yanjye n'abacece oh sheri uriya niwe musaza wanjye musaza wawe sheri siko batinze kumuperezanta yaravuye meze ute se musaza wanjye rero bro uyu niwe sheri wanjye twari dutegereje braza uyu niwe sheri bwiraga umwanya namukunda nta kibazo ariko shaka si wowe uvuga ikintu uri bukore ngiye kugushakira ikamyo bishyire mu ikamyo ikamyo asa naho umuntu ikamyo wayipakira n'ihene nyine bireka nimba bishyire mu biveni none aya mani reka ntigite n'amaguru mani ndagera agahinda gake aya mani mushiki wanjye utambeshye koko uyu niwe sheri wawe uyu n'umwanya wose ni cyangwa ntegereje ntabwo nari nzi ko ari uyu nguyu ntegereje reka mubwire uyu uzi ko yaje gutega akasanga ku cyapa akabura amafaranga yo kwishyura imodoka ubu ni ukuvuga ngo umwanya n'icyaha wose ahantu urugendo nakoze reba ku minota igenda amasaha ubu haje n'amaguru sebromane wagiye reka kunserera uyu nguyu aza kurana n'igitenge uyu nguyu sheri nibyo koko ako sheri ukamubaza ikibazo ukamubaza ikibazo n'inzara izakwica uri wowe musaza wawe nimba ry'akaburusheti nimba ry'akaburusheti kaba kavuye usaba bapangira nk'iyi nziza iramutse baza wasanga uvuga ngo nanjye ni muntu ubu ntaho yakomeretse ubu ntiwasanga hari ahantu wayiriyeho iyo burusheti uri kuvuga ayikomereka se komere ihene yanjye ndayikunda iyo hene niba uyikunda reka mushiki wanjye ugumane n'ihene yawe ndanagiye n'urugo rwanyu sinazarugeramo ako bro wagiye genda ese ni mishari mubizi ko mu ihene yanjye sheri ngiye mubwira sheri ubushize nagusanze uryamanye n'iyo hene yawe none unshereje na musaza wanjye hitamo ibintu bibiri gukunda njyewe cyangwa se ugakunda iyo hene yawe ako ino hene irakubangamiye irambangamiye cyane nayo yimwe maze ugubwe neza reka mana nanjye ihene yanjye urukundo nyikunda uraruzi kandi n'icyatuma ntayireka genda nyine nta kibazo nyine ndagenda ntanuze aka gatwiste reka mama igasengerere n'ubundi nayo kayiryohera akira rata hene yanjye